mbere na mbere rero sasa ya nkoko yacu turabanza ariko tutarakomeza iyi nkoko nayo ni inshinwa oya inkoko ntago ari inshinwa ni inkoko zororerwa hano mu Rwanda izo abantu benshi bakunda kwita ngo ni pondezi. Ubwo nashaka kugira ngo mare impungenge umukunzi wa Rwandatalent TV zino saha uri bukurikirane kino kiganiro ashobora gutavuga ati ese ira nkoko nayo bari mu Bushinwa akaba yagira impungenge avuga ati ese ntago nakorerwa mbikurikira kuko ntago inkoko nayibona iyi ni inkoko yiwacu mu Rwanda buri wese yakuyororera. Hello my people, bakunzi ba Rwandatalent TV, ngira ngo mumeze neza aho muhereye hirya no hino mu gihugu mu mpande zose z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ubwo ni amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse n'inshuti z'u Rwanda ziherereye hirya no hino bamwe dukunda kwita abadiaspora. Uyu munsi muri gahunda yacu yatubagererayo turi Kacyiru muri hoteli iwawe. Tugiye gusura hoteli iwawe Apris by'umwihariko igikoni cyaho. Turebe buryo ki mu gikoni ni iki kintu ushobora gutegurira muri hoteli cyangwa se ni wawe muri make no kwiga muri gahunda yacu yatubagererayo tugiye uyu munsi muri iwawe hoteli. Nkuko musanzwe mumenyereye ngendi Emmanuel Twahirwa, icyambere ngomba kubanza kukwibutsa no gukanda subscribe ubundi ukajya ubasha kudukurikira kuri Rwandatalent TV ndetse n'utarakanda no muze kwanda subscribe agakomeza akadukurikira agakurikirana ibiganiro byisa byacu tuba twabateguriye umunsi ku munsi ndetse ukanakangurira inshuti zawe kwanda subscribe. Reka tugende twinjire mu gikoni. Igikoni hano iwawe hoteli uyu munsi hari ibintu byinshi turuze kwigiramo. Icyo usabwa nuko utajya kure ubundi tukabana gatanu kuri gatanu. Yes, bakunzi ba Rwandatalent TV ngira ko nko twahereye kare bababwira ko uyu munsi tugiye gusura igikoni cya iwawe hoteli. Nabidangiye mbabwira muri introduction none hanga turageze twinjije mu gikoni. Murabona ko namaze kwambara neza nanjye nk'umuntu ugiye guteka kuri iyi saha. Nkaba ngiye gufatanya n'umutetano mu gikoni adusone byinshi bitandukanye ku nteko uyu munsi yaduteguriye. Nge ndi Emmanuel Twahirwa ko nabibabwiye mu kandi subscribe kuri Rwandatalent TV ubundi tubane gatanu kuri gatanu amakuru menshi yihuse. Reka twinjire mu gikoni turebe uburyo ki byifashe. Umeze neza? Turagusanze noneho mu gikoni twahageze uyu munsi. Igikoni uyu munsi murahageze ni karibu. Bo mbere yuko dutangira wabanza ukabwira abakurikiye Rwandatalent TV zino saha ubundi ukabwira amazina yawe ubundi tugakomeza duteka nkuko ari byo tugiye kufokasinga ngaho kuri saha. Uyu munsi tugiye guteka ibiryo by'abashinwa bigezweho cyane bitajya bikunda gukoreshwa amavuta. Nitwa Hirwa Jean d'Amour, abandi chef w'igikoni cyangwa muri iwawe hoteli. Iwawe hoteli. Yego. Ubu noneho habaye iwacu hoteli kuko natwe twahageze. Karibu. Yes, Jean d'Amour, uyu munsi uduhisha iki mu gikoni kuri isaha tugiye gutangira? Ndabona ufite ibintu byinshi bitandukanye ahangaha. Tugiye guteka iki? Uratubwira buri kandi buri kimwe cyose kiri ahangaha. Ubu tubwire nicyo tugiye guteka kuri isaha. Uyu munsi twabateguriye ibiryo by'abashinwa bigezweho bitakoreshwa amavuta menshi kuko amavuta muri iyi minsi arimo kugenda nanira abantu. Niyo mpamvu twabateguriye ibiryo by'abashinwa byitwa sizzling boneless chicken. Sizzling boneless chicken. Yego. Mbere na mbere rero sasa muri sizzling boneless chicken tugomba kuba dufite chicken yacu. Yego. Dore ngiyi chicken. Chicken ni inkoko. Tugomba kuba dufite isahane yabugenewe ni iyi ngiyi. Iyo ni isahane y'abashinwa ariko tukayishyushya. Tukaba dufite pavuro y'umutuku. Pavuro y'umutuku. Tukagira pavuro y'umuhondo.
tukagira pavuro, iyi ngiyi ni y'umuhondo, iyi ni y'icyatsi. Iyo ni y'icyatsi. Tutarakomeza mbere yuko tukirana ku mapavuro ufite y'umutuku ufite y'umuhondo ukagira n'icyatsi ndetse n'ubururu. Zitandukaniye hehe ku buryo umuntu wese wakwifuza guteka mu gikoni yavuga ati nanjye ndatekya iy'umuhondo bitewe n'ibyo ngiye guteka uyu munsi. Guteka cyane ibintu byo guteka bibamo ikintu cyitwa umuntu arya ahaga mbere na mbere akibona ibiryo. Aya mabara yatandukanye rero umuntu akayateka akibona ibiryo ahita yumva bimuryoheye. Muri make ni amabara zitandukanye gusa ariko intungamubiri zibamo zose. Intungamubiri ni za zindi ariko bigutera apeti, birakwatira kuntu zisa ukumva bikuryoheye mbere yo kutari wabirya. Yes, urakoze cyane gukomeza udusobanurira. Nari maze kuvuga ko dufite pavuro y'icyatsi, tukagira igitunguru cy'umutuku, tukagira urunyanya, tukagira karoti. Noneho hanga tugira isosi y'abashinwa. Iyi sosi y'abashinwa ibikoze mu ki? Iyi sosi y'abashinwa ikozwe muri ketchup, isukari n'amazi. Yego. Nta kindi kintu kirimo. Isukari, ketchup n'amazi. Noneho hano tukagira kibe magi. Tukagira hano ibyatsi, ni ibyatsi byitwa basilic. Yego. Tukagira hano ama spices hano, tukagira paprika, tukagira black pepper, tukagira na turmeric. Izi zo zikora ziki? Kuvuga ngo izi ngizi zongeramo flavor, zengeramo uburyohe. Izi ngizi zo zikongeramo impumuro, urumva ukuntu zihumura. Noneho sasa tukagira n'ifarini. Yego. Iyi farini se imara iki ko n'uburyo uteke kuko ari gufite n'ifarini? Iyi farini turaza gufrying ino nkoko. Kuyifryinga rero kugira ngo ize kuba iri crispy ku buryo ihekenye ukumva irimo gukocagurika kandi iri mu isosi, turifashisha ifarini. Yego. Yes. Bakunze Rwandatalent TV ngira ngo maze kubona ko atweretse ibikenerwa kugira ngo duteke ya ndyo yacu y'abashinwa. Nyibutse izina ryayo. Yitwa boneless chicken sizzling. Boneless chicken sizzling. Yes, ni izina rigoye cyane ariko turagerageza kurivuga. Noneho tumaze kubona ibikoresho bikenewe izi saha. Tugiye gutangira guteka inkoko yacu. Ukomeze mukurikire. Mbere na mbere rero sasa ya nkoko yacu turabanza ariko tutarakomeza. Iyi nkoko nayo ni inshinwa. Oya. Inkoko ntago ari inshinwa, ni inkoko zororerwa hano mu Rwanda. Izo abantu benshi bakunda kwita ngo ni pondezi. Yes. Ubwo nashaka kugira ngo mare impungenge umukunzi wa Rwandatalent TV zino saha uri bukurikirane kino kiganiro ashobora gutavuga ati ese ira nkoko nayo bari mu Bushinwa akaba yagira impungenge avuga ati ese ntago nakorerwa mbikurikira kuko ntago nkoko nayibona. Iyi ni inkoko yiwacu mu Rwanda buri wese yakuyororera. Yes. Iyi nkoko iraboneka. Ukifata rero ino nkoko ugomba kuitandukanya igufa ryayo ukaritandukanya n'iroti yo twakwita iroti breast. Umuntu arangije kuyitandukanya kuko muri kwa guteka kwacu ntago dushyiramo igufa cyangwa bones. Ubwo tuyikora ngaha iyo tugiye guteka ni iyi ngiyi. Tugakuraho n'igihu cy'inyuma. Twarangiza ya nkoko yacu tukayikatamo udupande. Dutoya ariko tutari duto cyane ku buryo umuntu ashobora kurya atari kwasama. Baking ashobora ko nta gufa na rimwe rindi isigayemo. Mu nkoko hajya hihishamo akagufa kari ku gatuza. Yes, urabona ko Damu arimo arategura neza inkoko tugiye guteka kuri iyi saha. Tubwiye ko muri iyi nteko tugiye guteka ntabwo ari ngombwa ko igufa rigomba kuba ririmo. Amaze gukata inyama turimo turazibona. Noneho hakurikiye iki umaze gutegura inyama? Urangije gutegura inyama uhinduraga. Yego. Nuko biri iki uhinduyega? Nuko nayindi gukora inyama kandi ngiye gukata noneho za mboga. Ugiye gukata za mboga? Ubwo urangije rero guhinduraga ufata za mboga imwe ku yindi ukayikata bijyanye nuko ya nkoko imeze, uko wakase ya nkoko. No mu gukata izi
izi pavuro nazo haba harimo indi tekinike yabikoreshwa cyangwa umuntu yakata no mu buryo bwiwe? umuntu ashobora gukata mu buryo bwiwe, ariko ibyiza ni ugukata ubujyanye na za nkoko ukuntu wazikase, kugira ngo n'umuntu aza kuza kubibona abibonemo esthetique, abone ko ari ikintu cyiza cyateguwe n'umuntu w'umuhanga professionnel. urunyanya nabwo ukarukata nka kwa kundi, n'igitunguru umushozi, ukahita ukata na pavuro na karoti. Yego. Nazo urazikata kwa kundi. Yego. Tubibutse ko dufite inkoko hano, tukaba tugira imboga nazo maze kuzitegura, turimo kuzitegura. Ubu mwanya ugezeho sasa no kujya guteka. Ubu ibintu twari dufite tumaze gukora, tumaze inyama turazitunganyije, ibi byose ibintu dusigaje dusigaranye isosi, inyama, tukagira n'ibirungo byacu hano ku ruhande, na ya farini nayo iraza kudufasha kugira ngo inyama yacu idacika. Ya farini yurangije gukata chicken zawe, ufata ya farini hano ugiye gukoresha kugira ngo yose utaza kuyishyiramo ibirungo. Yego. Ugashyiramo paprika. Yego. Ugashyiramo black pepper. Na black pepper. Black pepper ni agasenda ushyiramo gakeya. Yego. Ugashyiramo turmeric. Nayo ni ikirungo yongeramo ibara ryiza. Umuntu ashobora kuba yavuga se umuntu utarya urusenda na gato yarubujijwe na muganga, ni ngombwa kwirirwa rushyiramo? Oya, ntago ari ngombwa, ariko abashinwa bakunda ibiryo biri hot, bakunda ibiryo bishyuha birimo agasenda. Niyo mpamvu ubwo rero turangije ya nkoko tuyishyiramo hano, ukayivanga. Twibutse harya tubwiye akamaro k'iyifu no kugira ngo inkoko ize kuba iri crispy, uyirye wumva uruma irimo kurumika ikacuka, itanashwanyaguritse. Inkoko ikaba irarangiye, noneho tukajya guteka ku mashyiga. Ubu ngubu tugiye kwimukira ku mashyiga. Yes, bakunzi ba Rwandatalent TV, ngira ngo murabona ko tumaze gutegura indyo yacu uyu munsi. Tumaze kwitegura, tugiye kuyiteka, nabwo turebe ubuhanga wamo mu kuyiteka bugana bute. Ubundi turaza no nimara gushya, urumva turaza no kurya. Reka dukomeze, noneho dukomereze ku mashyiga, ututekere inkoko yacu, dukomeze. Yes, tugeze ku mashyiga, ndabona hari amashyiga menshi atandukanye tamenyerewe nangahe wacu. Araza kudusobanura niba umuntu ucana kuri kumbabura yiwe yayindi y'amakara, niba nawe yabasha guteka iyi nkoko akabaza kuyihisha. Nanjye ndafite amatsiko menshi cyane. Yatubwiye ngo hari isafuriya yabugenewe, isafuriya nayo y'abashinwa ibasha guteka. Ese aratumara impungenge umuntu ashaka guteka indyo y'uno munsi y'abashinwa yabigeraho te uyu munsi? Ntimujye kure, n'ubundi turacyari kumwe ngende Emitwahirwa. Yego. Za nkoko turazifurayinga. Yego. Ubu unahita avuga ko gufurayinga ni terime yo mu gikoni, isobanuye neza mu Kinyarwanda. Shyiramo amavuta menshi, tuzitetse nk'ifiriti. Yego. Kugira ngo tuze kuzikuramo tuzicire muri ya sosi. Nibyo tugiye gukora. Yes, aya ni amavuta meza y'igihwagari. Urakoze cyane. Aha turategereza amavuta agashyuhaho gake. Yego. Yamara gushyuha, iyo amaze gushyuha uhita ushyiramo za nyama zacu twabanze gukora kwa kundi. kugira ngo bizamukiremo. None damoro tumaze gushyiramo inyama zacu muri ya mavuta. Zimara igihe kingana iki? Hagati y'iminota 3 n'ine inyama zacu zikaba zimaze gushya. Yego.
ziri mbonere zishikije ni gakoreshwa amavuta menshi ko nayo ubona turayakuramo tuyateka ino sosi ya Niba sosi kugira ngo dushyiremo izi ngizi ubundi dushyiremo zino mboga zacu dushyire kuri kino cyuma. Okay, umugani iki cyuma wahereye kare ugishyushye. Ngomba kugishyushya yego kikagera byibura hagati ya dogere za 350 na 300. Ubwo zifasha iki? No kugira ngo ibiryo byacu bize kugenda bicumba umwotsi biri kuzamura umwotsi hejuru cyane. Mesengire impungenge noneho zikomeye cyane. Damo dusobanurire umunyarwanda uyu munsi ushobora kuba ateka ku mbabura yindi y'amakaratuzi, nzi neza ko itapfa gushyushya ikintu n'amazi ya dogere Celsius 100 ayishyushya hamaze gushira igihe kirekire. Ntabwo yagira impungenge ati ni ibiryo bihenze nanjye ubwanjye ntabwo nabasha kubitegura. Oya, iki cyuma ubudangarwa gifite gishobora gushyuha mu gihe gitoya. Ariko twego kuko tuza gufata urugendo kaza kuyoza kujya muri restaurant kuvuga ngo tugomba kugishyushya igihe kirekire, cyamara gushyuha igihe kirekire twaza gushyira ibiryo bigahita bizamura umuriro. Yego. Iki cyuma kirabasha kuboneka mu masoko yangahe iwacu buryo bworoshye? Ibyuma biraboneka mu supermarket hose biraboneka. Umuntu yifuje kurya se ibiryo byibuze nubwo ataba afite amikoro kugura kino cyuma, hari cyo bundi byahindura hose byaba bishyushyemo biringaniye ukuntu? Yego, twayirira no ku isahane isanzwe, ariko uburyo bwayo bwiza bwo kwirya no kwirira kuri kino cyuma kandi ishyushye imeze nk'aho iri ku muriro. Ngira ngo impungenge buri wese yagira arimo arije usobanura Damo avuze ko ntago wagiye impungenge kwa kira cyuma ko n'indi yose wakoreraho nawe wateka ukabasha kurya utabonye kubona kira cyuma. Ngira ngo iminota yaduhaye hagati y'itatu n'ine irageze, agiye gukuraho inyama zacu ubundi dukore isosi. Wangana handi nakubwira ko tugiye guteka za mboga zacu. Tugiye kuzizamuramo. Izi mboga turata tuzifata. Tuzisukeho ariko tutazikoresheje, tutavanze n'inyanya kugira ngo inyanya zitaza kumenekamo cyane zikaza kugaragazamo isosi nyinshi. Ariko dukomeza Damo, hari nabonye ukatazi no nyanya ndetse n'ibitunguru byose haba hari quantité yaba yaragenwe, utuvuga uti inkoko wenda y'amagarama 500 ugomba kwashyiramo ibitunguru bingana gutya. Uvuga ngo ifunguro ry'umuntu niba riri hagati y'amagarama 750 700. Iyi nkoko yacu na amagarama 300. Ubwo n'imboga rero turazifata tuzigabanya mu byiciro bitatu. Amagarama 100 ya pavuro, amagarama 100 ya karoti, amagarama 100 igitunguru, wenda n'amagarama 50 y'urunyanya, nandi amagarama y'isosi 50 bikaza guhura n'amagarama 700. Yes, murumva ko gutegura indyo yuzuye nabyo bigira ibipimo. Umuntu abe yafata inkoko yose biro 3 agiye kurya wenyine, kurya neza no kurya ibiryo bipimye. Abona ko za nkoko zacu zabaye neza, zafashe ukuntu zumutse neza, zafashirange nego kandi urabona ko zikomeye. Noneho za nkoko urabona ko hano harangije gushyuha. Yego, turafata za nkoko tuzishyiremo hano. Iyo tumaze kuzishyiramo rero turazikaranga. Aho gakeya. Ni ibiryo umuntu ashobora kuba yicaye muri salo bakaba bahita babimutekera agahita birya ako kanya kuko urabona ko ntabwo biba bitinze cyane. Noneho ikiza kiza imboga rero ntabwo tugomba kuziteka ngo zishye cyane. Imboga zihiye cyane zita uburyohe kandi zigatakaza n'intungamubiri zibirimo. Imyunyungugu irimo iratakara. Twirinda rero kuziteka cyane. Muri terime tekinike y'igikoni tubyita ko imboga zigomba kugenda ziri mijote. Twavuze kuri quantité y'ibi bintu, tuvuga amagarama n'isosi, ntabwo tugeze tuvuga byibuze igomba kuba inganite yo. Sosi nakubwiye ko ikunda kugendana n'inyanya, kuvuga ngo isosi yayo igomba kuba nayo amagarama byibura 100 kugira ngo bize guhura neza muri za nkoko hataza kuzamo isosi nyinshi cyangwa itaza kuza kubura.
kuvuga ngo rero sasa ya sauce yacu na ya boneless yacu chicken twabivanze urabona ukuntu bisa. Nyuma yaho rero sasa uhita wongeramo magi uburyohe bukiyongera. Ako wibuke ngo ya sauce nakubwiye ko ibirimo ketchup n'isukari, wirinda gushyiramo magi nyinshi kuko ngira ngo magi birimo umunyu. Ego. Ariko iyo ushyizemo magi bihita bizana taste yitwa sweet and sour. Kuvuga ngo no kuvuga ngo n'umunyu uvanze n'isukari. Yego. Urabona ya sauce yacu yabaye. Iyo bimaze kuba bimeze gutya rero hano turazimya tukajya kuri kiriya cyuma cyacu. Mboreka ibiryo bimaze gushyuha, tugiye gukomereza kuri cya cyuma cyacu. Ni icyuma twatangiye gutegura ibiryo byose kiri kumbabura, kimaze gushyuha nkuko mubireba neza, kimaze kwatura nkuko twabyita mu Kinyarwanda. Agiye kureba icyo agiye gukurikizaho muri iyi saha. Icyuma rero cyacu yego kugira ngo dutegure indyo yacu neza y'Abashinwa. Yego. Kuba gishyushye. Gomba kuba gishyushye kino cyuma. Yego. Gifite ubushyuhe buzamutse ku buryo nituza kugitereka hano kuri iki giti tugashyiraho amavuta na black pepper, twashyira bya bintu bigahita bizamura umwotsi. Yego. Yes, reka dukurikire noneho ukuntu ugiye kugiteruraho. Kugiterura ufite ikintu cyabugenewe cyo kugiterura. Yego. Ukakirambikaho neza. Ukagitunganya. Yego. Birangije kugitunganya, koresha ya mavuta n'ubundi meza. Aya mavuta yitwa ngo iki? Wheat olive. Ushyizeho wheat olive, twatangiye dukoresha aya sunseed. Sunseed niyo guteka. Niyo guteka. Tugiye gusetinga mwahanga. Urakoze cyane. Uhita ushyiramo gakeya, warangiza ugashyiramo ya black pepper. Yego. Urabona ko mwotsi uzamutse. Wa mwotsi urazamutse. Warangiza ugashyiraho. None Damuru, uyu mwotsi ntabwo wabigira impact. Oya. Impact. Yes, ngira ngo murabona guteka ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ibiryo byacu chicken yacu irabonetse. Okay. Chicken yacu irabonetse. Chicken irimo yes, ntabwo ari ibintu inangaha iwacu mu Rwanda tumenyereye, ariko ni ibintu byiza cyane. Ubona ko nanjye ubwanjye byabanje kungora, ariko nonanga ndimo ndabaza kubifiringa. Turacyakomeza, reka Damuru azakomeze atuganirire tunamenye buryo ki babirya batese noneho ahubwo. Ndumva nanjye mfite amatsiko yo kuza kurya bino biryo, gusa n'ubundi umuntu ukurikira Rwandatalent TV kandi subscribe n'ibindi byinshi tuzajya tubikugezaho. Uyu munsi twatetse indyo y'Abashinwa, ariko nzi ko Damuru azadufasha tukategura n'izindi ndyo nyinshi cyane n'ubutaha. Murakoze cyane kandi bon appétit. Wow. Ti bon appétit. Bishyushye kuri dogere ziri nkeya umuntu ashobora kubirya. Yego. Kuko ubushyuhe burimo n'ubw'isosi na zino nkoko. Wow. Murakoze cyane.
ibintu byinshi umuntu byibanze umuntu yakenera mu gikoni, ariko akatubwira ati icyambere no kugomba kumenya ko kugira ngo uryoherwe neza ibintu bigomba kuba biteguranye isuku, kuko mubonye ko igikoni kiwe kirafite isuku neza cyane. Buri wese yabanza akanoza isuku mbere yaho ajya gutegurira ibyo kurya kurinda bigeze ku masahani. Reka dukomeze tujye noneho kurya ifunguro ryacu. Inteko yacu y'abashinwa ya chicken boneless seasoning tukaba tuyikomereje no kumeza ndimo ndenjoyinga ifunguro twatekeye mu gikoni aho ndi kumwe na Damoro wamfashe kuritegura. Damoro, noneho twaganira kuba tuvuye mu gikoni. Ibi biryo byacu biraryoha kandi ni byiza. Abonye neza ko tutabikoresheje amavuta menshi. Yego, tunari no gukangurira abantu ko bagomba kuza kubifata no muri wawe hoteli, cyane cyane kuri uyu munsi wa Saint Valentin turimo kwitegura. Ni umunsi mwiza wa Saint Valentin. Ese noneho tubire neza hano iwawe hoteli bihagaze bite? Niki mworohereje abakiriya banyu bagana umunsi ku munsi? Abakiriya bacu twabohereje, twagabanyije ibiciro ku byo kunywa, twagabanyije ibiciro ku byo kurya, byose biri hasi. Noneho agashya karimo mu byo kurya. Abakiriya batanu ba mbere bemerewe kuza gutekera muri make. Ndamutse mfite sheri wanjye nkazinduka cyane kuri uriya munsi wa Saint Valentin ku tariki 14, nkagira no muri iwawe hoteli ndumwe mu bakiriya batanu ba mbere, nemereye kujyana na sheri wanjye mu gikoni akantegurira cyangwa se ngiye nkamutegurira cyane rwose. Murabyemerewe muhagarariwe na chef Damuru ari kuberekera uburyo mugomba guteka kugira ngo wenda mutaza kwitema cyangwa ibindi bikoresho bishyashya mubonye, akaberekera uburyo mubikora. Yego, ugatekera sheri wawe ukazamuka kujya muri restaurant mukabyinjoyinga. Yes, bakunze Rwandatalent TV ngira ngo murumva ko ahantu kugera ku munsi wa Saint Valentin ni wawe hoteli bashyizeho menu zitandukanye ndetse borohereza abakiriya babo bati ni nagashya utasanga ahandi hantu. Uraza niba uza muri batanu ba mbere uzabasha kugira amahirwe yo kuza mu gikoni ubundi utegurira umukunzi wawe ifunguro una musurprising uhagarariwe na chef igikoni Damoro. Yego, Damoro, dusezeranyije ko ubutaha tuzateka iki? Ubutaha biraterwa no ko commentaire abakiriya abantu bari buze kutubona baza kuvuga ikintu bazadutegeka muri commentaire bazashyiramo nyinshi. Nicyo tuzagendera. Ndashaka kutubwire nkawe usanzwe umenyereye guteka, nawe iyo wicaye uvuga uti ngiye kwitegurira ifunguro muri izo ndyo zirindwi, niyihe wumva ikwatarite cyane ukavuga uti iyi niyo nahita mperaho nanjye ubwanjye ndayikunda? Cyane cyane ngiye nkunda ibiryo by'abashinwa n'abataliyani. Ibiryo by'abashinwa n'abataliyani, waretse ko iby'abashinwa byo nanjye undi umugabo wo kubihamya gusa kubitegura kandi nanabyumvishe natangiye mfite ikibazo nese ni gute umuntu yarya isukari mu biryo, ariko urabona ko isosi yacu yari isosi nziza cyane kandi pe urabona ko birasa neza cyane. Damoro, udusoza nagushimira cyane ko twabanye nawe kuri no munsi kandi nizeye ko n'ubutaha tuzongera tukabana bikagenda neza. Murakoze cyane. Imana ibahe.